Mwaramutse mwongeye kwirirwa mumeze neza abantu dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mining Bros. Aha niho hantu runo rubuga nshaka ko abantu akenshi na kenshi bashaka kumenya ibintu bya crypto, mining, ibintu bijyanye na blockchain, ubumenyi nk'ubwo ngubwo. Tureke kujya muri bino bintu ubuhumyi ngo abantu bakora mining natwe tujyemo. Ejo nibakubaza gukora KYC utangire ibibazo ngo nibiki, ejo nibakubwira ngo connecta na wallet utangire ibibazo ngo nibiki. N'ikindi kibazo gihari no guconnecta na wallet, ese ura connecta hehe, ni hehe hizewe? Use hari igihe ushobora connecta wallet yawe wari uyifiteho n'utwo ducoin turi aho ngaho abantu abasikama barateye nitwo bakaba baratujyanye. Aha ngaha rero n'ubwo bumenyi uzahakura. Kora subscribe, ukore share n'abandi tubashe twubake community nini aho ubumenyi tuzatubonera. Niba igihugu cyacu kiri gutekereza ku ikoranabuhanga rya blockchain, ndakeka twagumye natwe kuba turi gushiftinga. Niba uri urubyiruko, niba uri umuntu usobanutse ushaka kujya mu isi iri finance, ushaka gutera imbere, nzabaganiriza ku bintu bijyanye n'uburyo twagiye tugira revolution z'amafaranga. Abantu ugasanga abantu basigaye inyuma, niba abantu baribwe barahuye n'abasikama mu gihe cya mobile money, muratekereza mu gihe cya blockchain bizagenda gute? Guma hano rero, kora subscribe, ukore share, tange comment, dukomeze twige tumenye byinshi. Uyu munsi ntabwo tugiye kwiga, ahubwo nari ngiye kubazanira mbazaniye Wrapped Pi. Sinzi abantu bazi ibintu bita wrapped coin, amacoin aba ari wrapped, icyo bishatse kuvuga cyangwa se icy'amazi. Baribaza uyu munsi kubera iki Wrapped Pi. Iyi Wrapped Pi ni coin izaba inganya agaciro neza na Pi. Bivuga ngo uko Pi izajya igenda niko Wrapped Pi izajya igenda. Wrapped Pi ni iki? Pi ni iki? Ibyo ni ibintu bibiri. Wrapped Pi cyangwa se turibanze turebe ku yandi macoin. Ku yandi macoin bimeze bite? Iyo tuvuze ko dufite Wrapped BTC cyangwa se Wrapped Bitcoin, ubundi Wrapped Bitcoin ibimeze neza nka Bitcoin, biba bihuje agaciro ku isoko, biba bihuje agaciro. Ikintu cyonyine biba bitandukaniye nuko Bitcoin iyo iba ishobora kugenda kuri blockchain gusa, iba yubakiye kuri blockchain ya Bitcoin, mu gihe Wrapped Bitcoin yo yubakiye kuri Ethereum. Ibi bishatse kuvuga iki? Bitcoin ntabwo ishobora kuba transfer cyangwa se ntabwo ushobora gukora transaction hagati ya Bitcoin na Ethereum nta Wrapped Bitcoin zihari. Bivuga ngo ushatse kohereza Bitcoin kuri Ethereum zirabanza zigahindurwamo, zikajya muri form ya Wrapped Bitcoin. Si yo yonyine, hari na turebe, hari na Wrapped Ethereum, Wrapped Ethereum nayo nuko bimeze. Wrapped Ethereum ni igiye kumera can be seen as separate ERC20 company. Nayo ni uburyo bwo kugira ngo Ethereum ibashe kuba yamuvinga idaciye kuri Ethereum blockchain, ikaba yaca ku zindi blockchain. Bishatse kuvuga iki? Pi network ubu ngubu kano kanya nta yindi network bakoresha wohereza Pi. Abantu bakunze gukoresha ama exchange, abantu baza muri application ya Pi, muri Pi browser cyangwa se muri wallet. Iyo ugiye kohereza ubona ko baguha option imwe yonyine, baguha network imwe, ukaba wakohereza kuri Pi network channel yonyine. Biriya rero bituma nubwo tuvuga ngo Pi izagira utility, izakoreshwa, yakoreshwa itiramutse idafite uburyo yaca ku yandi ma blockchain. Yes, versatility. Kuko sinzi niba Bitcoin agaciro ifite igaterwa nuko
ishobora gukoreshwa kandi mu ma transaction yose ashoboka. Wrapped Pi rero nayo ni coin nayo izafasha mu gukora ama transaction hagati ya Pi network ndetse n'andi ma blockchain. Ndakeka icyo cyumvikanye. Agaciro kayo kazangana na ka Pi ku isoko. Agaciro ka Wrapped Pi kazangana na ka Pi ku isoko. Kano kanya Wrapped Pi iramutse igiye ku isoko yaba nayigura amadolari 0.65. Kano kanya niho Pi igeze. Urumva ko Wrapped Pi nayo izaba ifite agaciro kamwe nk'aka Pi. Uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi iyo ugiye kuri start earning ugatangira bot yawe ukareba, uyu munsi urabona baguha 1.05 Wrapped Pi per day. Ugiye muri Pi network kano kanya Pi bari gutanga 0.01 per hour. Ku munsi ntabwo ushobora kwinjiza 1 Pi. Uyu munsi ntabwo ushobora kwinjiza 1 Pi ku munsi. Hano dufite Wrapped Pi. Ugitangira baguha ama Wrapped hafi muri 20. Ukora udutask kwa Wrapped Pi ziri 20 ziba ziri locked. Imvura n'izanjye ziri locked. Baguha iminsi 100 ziri locked. I don't know niba hari ikindi kintu kizaza nyuma n'iki, ariko urabona ko bafite hanga batwerekaga ko there is new features bari kugenda bazana kugira ngo bibashe korera abantu. Dore nk'ini website yabo bavuga ko ushobora gukora login with Google, ndetse ukaba wabasha ko buriya bintu bya Telegram ntabwo murabyiza ari gihe na account yawe ushobora kuyibaninga gushyira ubuhombye. Yesu abantu bazanye n'andi bundi buryo ushobora gukomeza ukaba profitable, like ukuraninga node ndetse no increasinga no boostinga your mining rate ushoyemo amapi. Ariko nta muntu agira inama yo gushora mu bintu nk'ibi ngibi biba bikiza. Just wejyamo icyiza cy'ino Wrapped Pi, ukora mining rimwe byibuze nko mu cyumweru. Wowe icyo ukora uza guclaiminga imeze nk'indi njya nkanda aho bita DSS Dream Station what nayo izatanga amatoni, ariko I don't know, bikora nyine like murabizi bino bintu umuntu abikora nko kwikinira. N'ubundi TikTok turazireba, YouTube turazireba. Just go there, you never know, anytime opportunity yazamo you just grab it. So Wrapped Pi nayo iramutse ibaye itabaye scam, urabona ko ntago ari yo yonyine izanye ibintu bya Wrapped. Twabonye ko ari Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum. Rero ku bantu bacikanywe na Pi, iyi Wrapped Pi ni igihe cyiza cyo kwinjira muri movement, kuko Wrapped Pi mizajya n'ubundi iba swapped mo 1 Pi. Ndumva muri zino 100 days baba bazirokinze, waba maze byibuze kwa accumulating 100. Sinzi rero ko muri iyo minsi ijana undi kubyuka mu cyumweru guclaiminga muri rimwe 7 Wrapped Pi, ndumva nta kibazo kimwe. Ni makuru bifite kuri Wrapped Pi. Nta kindi ukora nyine just uraza muri start earning, ndabaha link mu kandi ho bajyane kuri Telegram abantu basanzwe bafite, abatasanzwe bafite banze bayi downloading, then ukande kuri link. Nta kindi barakuzana kandi start hano bakwereka ahantu ushobora gukanda, then uclaiminga. Hano maze iminsi bita claiminga, just claiminga. Yes, kanze claim processinga, then yes, nta kibazo ziraza kujyaho, request yanjye irikwa processed. Yani makuru bafitiye uyu munsi. Mukomeze mu kande subscribe, share ndetse like na comment.
dukomeze tubane. Gusa next time ibiganiro ndibuze kubaha ni ibiganiro by'ubumenyi cyane cyane ku bintu bijyanye n'ama blockchain na crypto muri rusange. Yes, nabasaba kunkorera share, like na comment. Murabona ko YouTube channel yacu iracyari hasi, iracyafite subscribers batagera kuri 50. Reka ku kwezi turangizanye na 50 byibuze, reka turangizanye n'aba subscribers byibuze 50. Murakoze.